dutangirana umukene umutindi wararaga hano imbere ya butike, imbere y'iduka ry'abantu. Umukire abyutse, wa muginga we nta kazi naguhaye, amumenaho amazi. Sha we uri umuzamu wa hehe ko nta kazi naguhaye? Dumvira hano abakene ninga basazi, we nta soni. Arabwanuka, sinzojya ukubona hano, we jya ugendera kure, nta soni. Sha Imana izaguhana muze. Ngabakene ni nk'abasazi, niko abakire babibona. Ku munsi wa kabiri barumva se Shado yagarutse, wa muginga mana we. Undi nawe yago ni Rwanda form kabisa. We umukubita imyeyo do. Kanisinzi muze. Kanisinzi wa mugingo. Ni wowe muze. Boss. Araseka. Uyu nawe arashigika, nta mukene useka. Baba unashigika. Wogeje, urancugikira wogeje. Pepere wa mukinga we. Gasopa kangahe? Imana izaguhana. Koko. Do. Umutima ni wikona. Yo. Uyu muri puberi. Ntacyo bibagiwe mara. Reka dado. We yamuhase reka da. Abamunena w'umusazi, ubukene ni bubi. Jya ukora neza wigendere, jya ufasha abakene. Uyagiye kwirira utwako bakeye. Ndakubona Kigali wishe yazana dusangire. Iki. Disi nta mutima mubi do, n'umukeno gusa. Genda, toka. Aramwirukana. Mitima nk'ingona. Shaw. Ariko noneho ku igitondo kiri kunukara, ntibiki biri kunuka. Kumbe ni wabo ntibumva. Uyu muntu wari untera umwaka muri iki gitondo. Reka mubwiye kangaye nkubuza ko cyangwa imbere y'iwanjye nakujije kabiri kangahe gatatu kane gatanu. Nimwumva wagicucuwe mugiye amatwi cyangwa n'ibikobokobo. Ariko ubundi abayagukoreye iki? Ni icyo bayagukoshereje muri turutima rube mu rwego navukanye. Muze ndiko we ntiwakena. Yena si biki ko buri ari uburwayi bwo mu mutwe bavukanye. Ariko umunsi ukurikiyeho ntiyongeye kumubona. Umunsi wa kabiri nawe yamwirukanye. Hawe noneho ibintu bishyira nari umukire do. Ku munsi wa gatatu nikoze nanone nawe ibintu n'amahorora. Rero umukire byutse agasanga nta mukene umukikije, nta bamusingiza, boss ntabahari. Agira muri kikango nawe ni gute isi nta bakene barimo bansabiriza birirwa. Yagiye kure, ntiwamwirukanye se? Kareka yagiye se? Isiraga nawe burya ntiyabaho nta bakene ifite. Kareka ariko hano ko harimo kamera, wajya kureba uko bimeze. Katurore sibwo ahangayitse. Ubwo izo ni impuhwe. Niba utari bihehungaye ajya kureba uko byagenze. Undi muntu akareba cyagiye amuhata imigeri. We mukinga we nasoni. Nanjye manza nashobotse. Nta migeri yose ni ikimoto nashituraga niko. Ariko disi yarameze nkaho yifitiye umukozi w'isuku do. Kigali isukuye, yari umunyesuku koko, yamukoreraga isuku. Gahunda ya Kigali isukuye yayitagaho cyane. Dore abamuzengereza do. Abazaga guteza akavuyo ku rugo rw'iduka ry'umukire bose yanabirukanaga. Uzi ko nawe mfite umusekirite di. Abandi bo banamufashaga. Abandi bana banavukanye umutima mwiza, bamufashaga disi bakamusekera.
Andi wan nakara karana niyo koko kumanza nanjye urutima ari nk'urw'ingore kumbe na cya gihe yumvaga mu gitondo ibintu binuka hari abo yateshaga bakabika bitarangiye uzi ko hariyo mpamvu numvaga binuka nkagira ngo niwe kumbe yanabateshaga bari kuhakora susu akabatesha n'ibisambo ibyo si ibisambo we mwabaginga mushaka iki yo yari umusekirite disi uyatabizi yamurwaniraga ishyaka kandi nta kazi yamuhaye mu cyakare akamuhata imigeri akamumenaho amazi kandi yararaga kubitwa wabibonye abo mwita abanzi banyu nibo babarwanira ishyaka ngo mubimenye se yo yararaga kubitwa bwacya mu gitondo bakamumenaho amazi uyu nawe dore disi bahunyuraga nta muhwe ibi n'ibisabo nta muhwe bagahonyanga none umuntu utanariye shaho ukamonyanga yo undebere babiri bishumwe sinzi ko aba bantu ibisambo byaje ari bibiri mu gitondo akabyuka mumenaho amazi undebere iyi niyo si turimo uyu nawe byaranamurenze igisambo cyakweye icyuma yo sinzi ko ahangaha kiramujomba aha sinzi ko yaharenga ahari ubanza ariyo mpamvu dise tudaheruka kumubona ibyo nuko byagenze muvandi hari kamera tugende bitaturaburana dore kamera nuko wagiye yo bobo ayingona urabwanuka dore disi mugene akanyuma akuka akanyuma yaragakoresheje nuko yamanutse uyu yariza y'ingona shakora neza wigendere jya ufasha uko ushoboye ngende Simon mpyo